bakoze umurimo wabo bakomeza kuba. Muri Yohana igice cya 13 haranditse ngo urukundo yakunze abe nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Ni neza bamugiriye ibitutsi, amagambo mabi, kumwica, urupfu rubi, imisumari, ariko urukundo yakunze abe nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Yesu nashimwe. Haleluya. Uretse no gukundana na mugenzi wawe kuko abuze, kuko wamugurije ntakwishyure, muratandukanye. Kuko wamusure ntagusure, muratandukanye. Kuko yarwaye ntumusure, muratandukanye. Ututandukanye abantu, Satani akaza mu bitekerezo akazanduza. Muri uno mwaka, mu mpera z'umwaka nagize umugisha mwinshi. Mu mpera z'umwaka ushize nagize umugisha wo kubona inshuti zanjye. Inshuti zandeze aho nakirijwe muri 79 cyumba nakirijwemo. Umusore wari warakubatse, gira amahirwe yo kongera kumva ijwi rye. Ubu turavugana mu ndanezerewe cyane. Ntakiri mu Rwanda, wari muri Finland. Yarashakishije muri twaratandukanye, arahunga muri 94, arashakisha ngo anyohereze itike njya kubwiriza muri Zambia, arambura. Twongera kubona nari muri Finland ejo mu mpera z'umwaka ushize. Uwandeze mu Gakiza, umupasiteri wandeze yari umwarimu kugeza aho pasiteri andera neza, aramusa witwa Roni Karengeye. Nongeye kumva ijwi rye ari muri Mozambique ejo bundi, kandi nakijijwe ari umusaza, n'uyu musara cyariho aracyavuga ubutumwa bwiza. Abo yo byishimo byanjye byiyongereye. Ndacyabatekereza inshuti zanjye z'inkora mutima nk'ababyeyi banjye. Yesu nashimwe. Haleluya. Ntabwo napfa gutakaza inshuti, kuko numva umumaro zanjye ni munini cyane. Ubihaye agaciro wasanga utuntu dutoya tubatandukanya ntacyo tumaze, wakomeza kubana nawe. Yesu nashimwe. Kandi ukabana nawe wishingikirije no kubyanditswe byera. Inshuti zikundana ibihe. Mureke ibi tuvuga ku nshuti zacu zawe, ariko reba n'inshuti yawe maga. Isi aho iganisha abantu ni habi cyane. Umuntu yigeze maze gukizwa muri 81 umukozi yakutiye mu nama ya sekiteri, aramubita eshatu n'inkoni eshatu. Ndi mu nama ntacyo mvuze, ariko yasohozaga ibyo yari yarambwiye. Twarahuye, ubona ndambaye, kundi abarokore bambaye neza, arangije arambwira ngo usigaye wambara neza, ujye Kigali, ariko ntacyo umbwira nzabikwereka. Arangije igihe nicaye nagiye mu nama ya segiteri, araza aranyitoratozaho, araza asanga aragakora najyaga nitwaza, asanga ndagakandagiye ngo katancika, agakura asanga ndagakandagiye. Twanyuma inkoresha ahita akubita urushyi, arahindura kubita urundi, arakubita. Hano barabireba bamukanga. Noneho yamuna yishikuje nayo arayimubita inshuro 3. Inama Yesu gasandara. Ya kamere mbi idapfa irahaguruka. Akaguka mu jini bashaka aguka bisera, umwuka wera hagarara imbere yanjye. Aransomera. Ansomera ijambo ry'Imana. Ansomera igitabo cya Mika 7. Aransomera. Ageze ku murongo wa 7
ntagira kumwenyura. Kamere irasinzira. Yesu nashimwe. Hari ibintu bisinziriza kamere. Umwuka wera agira intwaro zisinziriza kamere. Haleluya. Muntu ugira ushaka iseri ahamaze yo mwemambere ahamaze gusarurwa, ari abo ngo bubaha Imana bashize mu isi. Ubu ni inkuru mbi iriho mu mitima y'abantu, nta torero rikiriho abubaha Imana bashize mu isi, kuko babona ibintu abantu bamwe na bamwe bakora bibi ndetse na bene se bakora, byatumye abantu benshi bacika intege. Ariko Imana ibyo umwuka wera arimo kumbwira ngo wireba kuri ibi, ndagira ngo ubone igisubizo uzajya usubiza isi, usubize na Satani. Yesu nashimwe. Hari umurongo yageze harambwira ngo umuntu wese ategesha avugana na mwene se amuteka ikigoyi. Kandi ngo amaboko yabo akorana ikibi umwete. Amaboko y'abiki gihe akorana ikibi umwete. Umurongo wa gatatu. Ikize vuba. Igikomangoma ntigitinya kwaka amaturo. Umucamanza ntatinya guhongesha. N'umuntu ukomeye yerurira ry'ibibiri mu mutima. Yego. Ariko ngo umwiza wo muri bo ameze nk'igitoki. Urushaho kuba intungane arutwa n'urusitiro rw'amahoro. Yego. Ariko umunsi wavuzwe n'abarinzi bawe urageze wo guhorwa. Yego. Barumiwe. Hari igihe abantu bazumirwa, umunsi wabo ugeze w'abameze bageze bazumirwa, bazicuza, bibaza icyatumye babikora. Umwiza wo muri barahanda n'igitovu urushaho kuba intungane rutwa n'urusitiro rw'amahoro. Imeze wikomeza kubirebaho cyane, reka nakwereka aho ureba. Umuhungu niwe kwizigira inshuti y'amagara, n'umugore mupfumbatana mumurira akanwa kugira ikibuga. Umuhungu akoze asa isoni. Tugeze mu gihe kibi, umuhungu akoze asa isoni, umukobwa agahagurukira nyina, kazana agahagurukira nyirabukwe, abanzi b'umuntu bakabaho mu rugo rwe. Ariko igisozi ageze ku murongo wa 7, ndamwenyura numva ndasetse, ndicara se. Abandi batatanye barabagarura ngo bakomeza inama, baranga. Akubitiwe iki? N'umujura, n'umusinzi, akubitiwe iki? Iyo nama ntayo tujyamo, barasangara barataha. Kandi nakubisweho. Ariko ijambo ry'Imana, umwuka wera agira intwaro nziza. Ku murongo wa 7 nuhasoma ko icyo gice cya 7 baravuga, ariko jyeweho nzahoza amaso ku Uwiteka, nzategereza Imana yanjye mpagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we ntunyishime hejuru, ningwa nzabyuka. Hallelujah. Ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Yesu nashimwe. Amen. Zihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye kugeza azamburana kansige. Uri bitubaho. Mugira ngo Imana iracecetse. Imana irimo kuburana. Iraburana kandi ishobora gutsinda. Bakurenganye ariko iraburana. Bagutoteze ariko iraburana. Humura niba nakwambura iraburana, amaherezo izamuha icyo kwishyura cyangwa umuharire. Nta mpamvu yo gutandukana. Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbwire ko umukozi ndi musabana bene inshuti zanjye.
Haleluya. N'igihe cyawe urimo byikujyana kure, byigukura mu masezerano, byigukura mu mugambi w'Imana. N'igihe cyawe urimo niwibye, nisubiyemo sanga sinibye, sinatukanye, nta cyaha nakoze, ariko numva aya magambo arimo agenda asoma. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Icyana ndaseka. Maze gukizwa, umuntu wazamutse mu mudugudu w'iwacu, ndi ikibazo mu muryango, ndi ikibazo muri quartier, ndi ikibazo hano gusa. Umuntu watigeze bajya ku kiriri, mama ntigeze ajya ku kiriri, bigeze bamuvugiriza impundu yabyaye. Byari bikwiriye ko hageze igihe bavuza impundu. Yesu nashimwe. Imana ikugejeje ku mugambi wayo, kuko uvuka ifite icyatumye uvuka kizwi n'Imana. Yakumenye itarakurema, ikwezi ikiri umusoro, igushyiriraho kuba uriwe none. Nubigumamo neza ugakomeza gutekereza ku Mana, atari ibyo twigisha tukabisiga aha, atari ibyo turirimba tukabisiga aha, oya tubisohokane, tubijyane mu magaritsiye, tubijyane iwacu, tubijyane mu kazi, tubisige ku mitima yacu. Mwuka Wera naza asange biriho, bizaturinda n'impanda nivuga tuzabizamukana. Yesu nashimwe. Haleluya. Ntabwo tuzazamukana abanzi buzuye imitima yacu, ntabwo tuzazamukana abo twanga n'abatwanga, tuzazamukana urukundo rw'Imana. Mwuka Wera arashaka kuzadusanga umeze bityo. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi ntabwo uzapfa kunyura mu bintu byose by'intabire by'umuharuro gusa, uzajya mu bikomeye kugira ngo ubigereho. Mwumvise Yosefu yaciye mu bikomeye, yatangiye kugira iyerekwa, abwira bene se iby'Imana imweretse, aho kubyishimira bahita bamwanga cyane. Baramwanga, bagera naho bashaka kumwica, abagemuriye bashaka, bagera naho hakaboneka bamurengera. Uriya Robeni yayikoze bishoboka ngo amurengere, reka twe kwishyiraho amaraso ya mwene data, reka tumurohe mu rwobo azapfire, urwobo rw'intare. Barangije Yuda aravuga ati n'uru rwobo, aratekereza ati n'uru rwobo tumurohyemo ashobora gupfiramo. Kuko kuri Yuda na Yosefu bafite communication. Yesu nashimwe. Ashobora gupfira, araza kugira ngo apfiremo, intare zimwiciremo, amaso amwiciremo, amaraso yatuweho, reka tumugurishe wenda azabeho. Bamwambura umwambaro we, barawushyira mu maraso, baramugurisha, ajyaho azasohoreza ubushake bw'Imana. Oh haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Ahageze naho ntibyamugwa neza, akora neza ukuboko k'Uwiteka kumubaho, ariko bashaka kumuraha mu zango kuko ari mwiza cyane. Ariko Yosefu aranga, arindira umugambi w'Imana. Yesu nashimwe. Baramufunga, ntiyajurira, ntiyaburana, kugeza aho Imana izamuburanira ikamukuramo, arengana. Ariko akomeza kuzirikana bene se nazo, inshuti zikundana ibihe byose. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Nibutse maze gukizwa nabwo mu cyumba nakirijwemo, nihaniyemo, nasohotsemo neza, mfite amahoro. Kandi amahoro Imana yampaye icyo gihe n'uyu munsi ndacyayafite. Sinari umutse, amaso yanjye ntiyarahumutse,
ariko nibwo nagiye nibuka imirimo y'Imana ikomeye. Nibuka ko imyaka 13 nari narahetamye umugongo, nari narahetamye ijosi, amaso yaratumbutse yaraje gusoza abantu bose bavuga baramaye kandi hanyuma bigeraho muri 68 abantu bose bamaze kunsinuka mbaye ikibazo mu muryango no muri quartier n'abana bajyanyura muri iyo nzira nari nuriye. Imana igitondo kimwijya bampa imirimo ikoresha igiti cy'ubushingiriro, amaso yabaga ibaga ijisho ry'iburyo irikuramo kubera igiti, kuko narunamye ngiye bari banyohereje mu murimo wo kurinda inyoni. Nunamye ngiye gufata ibinomo ngo njuguye mu rutoki, hari igiti kintegereje kiri hasi gisongoye, gihita gishita mu shisho kirinjira kiraribanga rikuramo. Abantu bose baje barateka bavuga bati mama papa n'abantu bose yesha bagekera ko usa none urapfuye. Bashyira mu cyumba cyanjye, amaraso arameneka arashira, mazi arameneka arashira, ndarinda ibyumweru 2 ndasinzira n'umunota n'umwe. Umubabaro nari maranye imyaka 13 wikuba inshuro 7. Ndababara abantu bose bajyana no kwa muganga ko babonaga na pfe byarangiye, ariko Imana yari izi ikizakora. Ibyo tunyuramo Imana izi ikizakora, niyo yonyine. Yarangiye icyumba bashyizemo ntagira unyegera, bakaza kumpa amazi nanjye nkayanga cyayi, bakamutobe nkawanga, sinshaka gusohoka ko aho igiti cyari cyaje wari umwobo munini nangaga ko isazi zijya mu mutwe. Yesu mwana ndataka ku mutima dufitanye communication n'Imana ku mitima yacu. Nijya no guca urubanza n'izahera umutima nama yaturemanya. Ntugire izabaza uwakuyoboye, izabaza umugabo wawe cyangwa umugore, ntabwo izabaza baririmbyi munini, izabaza umutima, izareba kuri kode yagushize. Mutima nama, mutima nama. Ku mutima wanjye hazamuka isengesho ivuga ngo Mana ishobora byose, nungize uyu mubabaro ukangiza ubu buribwe nzagukorera, uzajyana aho ushaka nzajyayo. Yesu nashimye. Ndasenga ndasubiramo nkavuza induru, abantu bakagura bageze aho barabimenyera ko nyine ndaho ndimo samba kurikira mu cyumba ntegereje gupfa. Igihe abantu bavuga ngo nibwo ugiye gupfa nibwo ubuzima butangira. Yesu nashimye. Mana ni inshuti nziza. Muri iri byari byiza uvuga yaravuga ngo nukumbura abakunzi bawe ubibwire Yesu, niwe inshuti nziza. Ndangije ijoro rimwe hashize ibyumweru 2 mu mugoroba umwe ari saa 12 bagiye kumva mu bacuba harusaku ari mu cyacu ngo bakaza kurunguka bagira ngo napfuye. Bararuka basanga nasinziriye, barandeka hageze gahoro batambo ndasinzira kugeza mu gitondo ntaguhindukira. Undi munsi batangira bigerera saa 6 mama unkangurira umwana, baraza barankangura, bankangure ndabyuka ndicara, mpagurukira rimwe ijosi riraramba Bela Rosika Eremo Alashanga. Ubuhanga bw'Imana burahambaye. Cyane giti cyaragiye, hari icyo cyakoze mu mutwe bigera ku bwonko, ijosi rirarambuka, umugongo urarambuka. Dore n'ubwiza 69 ntabwo ndahita. Hallelujah. Ibyo ntushobora kubitekereza Imana itakumurikira. Iyo Imana imaze kukumurikira ishyize ubwenge bwawe ku gihe cyiza nibwo ubitekereza. Yesu nashimye. Kuva uwo munsi ntangira gutekereza ko nzaba umuntu
atera ibibazo, kandi koko n'uyu munsi ntabwo ndatera ibibazo. Numvise nzaba igisubizo si ikibazo, haba mu muryango no mu itorero. Ntabwo uyu munsi ntawashinja ko nateye ibibazo mu itorero, n'igihugu ntabwo nagiteye ibibazo, ko sinabaye ku muhanda ngo sabizi. Yesu nashimye. Ntabwo nawe reka tubigeraho turekera iminota yacu bayikanga, ariko nageraga mbabwire uwo murimo mukanya. Ariko ibihumuriza by'Imana biruta ibidukura umutima. Haleluya. Ko badutwikiye mu nzu turi abahungu bane na nyogokuru, barasinzira bafite ibitotsi byinshi, ariko ngewe kubera kudasinzira batwika inzu iraguruma naye ndagucika, ngenda mu nzu menya ko yahiye, ndabakangura. Tugeze hanze ziracika. Icyo cyabaye igihumuriza ku muryango ko nta kimana ikorera guhomba. Imana iraturokora, yaturokoye urupfu rukomeye, nkomeje kwiringira ikindokora. Haleluya, haleluya. Nawe ubyiringire. Imitego natezwe n'umwanzi ni myinshi. 73 nari ngiye gupfa, umuntu ahagaze neza ati siva icyo gihuma nagiciye umutwe, akubita umuhoro hasi, ibitaka bintabikiraho, ngiye kumusuhuza namugeze inyuma, nshinga mbona nsubirayo ntiyambona. Inka zaranyishe 78 inka yaranteruye ijugunya mu giti, ngarutse irongera isubizayo, birindikira mu rundi ruhande, bagera kumbona nabyimbaganye. Imana ni inshuti yanjye, aho nta wundi wakurokora. Bambona nabyimbaganye, bayoberwa ibyo byari byo niryo bibasobanuriye, sinari zabashumba banjye 79 maze gukizwa. Ababyeyi banyemije kurya, mbona hinduye idini. Ibi kibazo gikomeye, nari nzi ko bagiye kunezerwa ko nakijijwe, ko nabarazaga ku ijoro nasinze, ariko Imana irantabara. Nanjye sinita kuri uwo mubabaro mbabazwa, sinita ku kibazo cy'amaso, kandi nubwo nari ko Imana ibishoboye, ariko nsaba Bibiliya. Nkajya mva mu rusengero ngatira Bibiliya, nkayijyana aho nsengera nkayirambura, nkabwira Imana ngo wandukura amagambo yo muri iki gitabo yandike mu mutima wanjye. N'uyu munsi Bibiliya, ijambo ry'Imana niryo mfitemo imigisha yose. Amen. Sinzaritakaza. Haleluya. Abantu benshi bafite ibyo barebaho ku cyubahiro. Iyo uri muri uyu mwanya n'icyubahiro ukibona gake, ubundi ugahura n'intambara, ariko ukwibuka ko na Yesu ariko byamugendekeye. Yesu nashimye. Muri 80 mu kwezi kwa mbere, Imana iransura ndi mu masengesho, mfite iminsi 3 nsenga, naniwe ku munsi wa gatatu, ngo umuntu aramumanza arambwira ngo bamaso uganire nawe ndi Uwiteka. Arangije arambwira ngo mbyuka nk'abakaba nongera ngo numve ko ari umuntu winjiye aho ngaho, kandi naye nakinze, ndamubura. Ijwi rikajya rikugera hirya yanjye, ngo nageraga ngo nkubwire ko naguhinduriye amateka. Amen. Mwandika mu gitabo cy'ubugingo. Ngo kandi uko niko mpindura amateka, uzabwira abantu ko ariko mpindura amateka. Yesu nashimye. Arangije arambwira ngo noneho izina bahoraga bakwita ndarisibye mu mitima y'abantu, ntawe uzongera kuryibuka. Kuva muri 80 ntawe urongera kuryita Ruhuma. Nta Ruhuma ntawe. Uyu muntu iyi Imana nayipfa, yahindura amateka meza cyo. Irambwira ngo mugize kandi ndagutoranije, mugize umukozi, zakorana nawe imirimo ikomeye.
itangira kubwira iteka ryose Imana ifite umuntu uzakwakira, ifite umuntu uzagufasha mu gikorwa ikohereje. Irambwira ngo uzajya i Kigali ngo ubwirize kazi nyiri ubutumwa afite ubugingo azagufasha mu murimo ngo wahamagariye i Kigali. Yesu nashimye. Urumva Kigali nta niyo natekerezaga mu buzima bwanjye bwo kuzayiza. Yibereye hafi y'Ikivu. Nirwa no cyakora n'umuhanga wo koga Kivu. Ariko Imana izana Kigali. Itayobewe ku Kigali hari abandi babwiriza ubutumwa. Mubwiriza ubutumwa ari muri cafe Impara muri hoteli arakizwa aba umukozi w'Imana. Dufatanye umurimo munini. Yesu nashimye. Amen. Hallelujah. Amen. Nibutse ibyo bintu bya Yosefu nubwo babonaga ko yabababariye, ariko bageze aho ngo babonye se apfuye baramubaza none hagiye kutwitura ibyo twamukorera. Arababwira ngo babimubwiye ararira, arababwira ngo mwashatse kugira nabi, Imana ibizanisha ibyiza. Hari ibintu bitubaho Imana ishaka kubizanisha ibyiza. Niki cyatumye dutandukana n'inshuti zawe? Niba ari makuba yabaye, hari igihe narwaye cyane ndaremba, abantu ntibaze, mama akaza agahagarara iruhande rwanjye arahoboza, babarokore banyuse bari hehe ko ntawe uza no kukureba, ngapfuka mu matwi kugira ngo ayo magambo atinjira mu matwi yanjye nkanga barokore. Ko numva ikintu cyantandukanye n'abarokore ari kibi cyane. Yesu nashimye. Hallelujah. Amen. Arabwira ati muhumure, ntacyo nzabatwara, nzabagaburira n'abana bawe. Yesu nashimye. Umuvandimwe akukira gukura abandi hehe? Yabakuye mu makuba y'inzara, arabagaburira, arabatunga, igihugu cyose arakirokora, akigaburira, agera n'ahagurira ubutaka n'abana bagurira Farawo. Ariko hashize iminsi yavuka umuntu utazi Yosefu. Farawo utazi Yosefu aravuka, biragatsindwa. Ibintu bihindutse, Farawo utazi Yosefu aravuka, ba Yosefu bose barapfuye, n'abavandimwe barapfuye. Abaza aravuga ati aba bantu bazatugirira nabi, bazaturuta, reka tubice. Ngo bashyirireho uburetwa bukomeye ngo batazongera kubyara. Babona barakomeje baragwiriye. Farawo arangije ngo abangisha Abisirayeli, abangisha Abanyegiputa, babanga urunuka. Ariko ntabwo bose batwanga. Imana ishimwe. Amen. Ndari kwiruka bivuze mu minota 42 byose ngeze saa 5:42 cyane ndagiye gusoza. Ariko ndagira ngo umuvandimwe kugira guteze niyo umuranyura muri ibyo byose afite isozera yanyuze, imyaka yafunzwe ntibayigize, kugurishwa na bene Sakunda, ariko wakomeza kubakunda. Yesu nashimye. Amen. Mose imyaka yamaze, ariko twigarukiye igitabo cyo hari abantu bazaducira urubanza mu gihe cyose tudahora dutekereza ku buzima bwacu ngo twumve icyo twavukiye. Wavukiye iki? Imana, umugambi w'Imana ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu mago. Hari abandi bavukiye kuyabashyiramo, ariko twebwe twavukiye gukura abandi mu mago. Icyatumye Imana gukura igutoranya mu muryango ikagushyira hitaruye kugira ngo uhindukire ubabere umuvugizi, ubagirire neza, n'abakwanga ubasabire, ntubavume. Yesu nashimye. Dufite umwanya twabivuga. Nushaka kubibona ubisome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12:14, aravuga ngo
abatarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, kuko ntabwo twavugiye kugumana, twavugiye guhesha umugisha. Ntabwo twavugiye gushyira abantu mu makuba, twavugiye kuyabakura. Yesu nashimye. Aho utuye ugomba kubakura mu makuba, aho ukora ugomba gukura bene so mu makuba. Ugomba guhora witeguye gukora icyiza cyose cyatuma umuntu abona ibyiza atababara. Yesu nashimye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cyo Kuva igice cya mbere umurongo wa 15. Kuva igice cya mbere umurongo wa 15. Kuva igice cya mbere ku murongo wa 15 uravuga ngo hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifura undi yitwaga Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuga umuhungu mujye mumuhotora, ariko n'abo umukobwa bebo. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati nuko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga, bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane, kandi kuko abo babyaza bubashye Imana ibaha urubyaro baba imiryango. Farawo. Yesu nashimye. Dufite abantu bazaducira urubanza. Aba ni ababyaza n'Abanyegiputa. Umwami yahaye amabwiriza ngo umuhungu navuka bacunge, navuka bamwice. Bubaha Imana mu mitima. Yesu nashimye. Naretse tukubaha Imana. Ibi byose bidutera gukora no kutubaha Imana mu mitima. Bubashye Imana, bigurutse itegeko ry'umwami, bareka abahungu babaho. Kuki amategeko nabaye mutayakurikije? Aramubwira ngo Abaheburayo n'abanyambaraga babyara tutaragera. Yesu nashimye. Ariko kuko abo babyaza bubashye Imana irabagwiza baba imiryango. Kuko abo babyaza bubashye Imana irabagwiza. Yesu nashimye. Amen. Imana izatwitura neza. Haleluya. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Aba babyaza bavukiye bamenye umugambi watumye babaho, bavuka bagakura bakagera muri uwo murimo. Baravuga bati umurimo wacu ntabwo tugomba kuwupfusha ubusa, tugomba gukura bene wacu mu makuba. Imana ishimwe. Na Yosefu yaravuze ati nicyo navukiye ni ugukura bene abavandimwe banjye mu makuba, abagaburira bakabaho, bakagwira, ntibapfe bicwe n'inzara. Ibyo bakoze si ibirebaho, Imana yabibyajemo umusaruro. Yesu nashimye. Imana yandindiye muri Kigali. N'ubu iyo ntegereje ibintu rero muri 1997 nahubutse mu mwobo wa metero 7 mvuye muri Nibature. Umwobo wa metero 7 nguguyemo, umugabo wari umurikiye abananguyemo buri cyo yakora. Kandi bituma ariko turi gukora ibyiza. Ko nari mvuye gusura umubyeyi wabyaye, mvuye muri Nibature Nyibayo, mvuye kumushyira agafu n'isukari, njengwa mu mwobo wa metero 7. Ibyo ni ibintu Satani abakora kugira ngo arebe ko wakwicuza ibi bikoreye iki, wivovotera Imana. Hanyuma ajya kubwira abo mu rugo, umudamu n'abana, ababwira ati akumba yaguye mu mwobo. Baraza bahagarara babura icyo bakora.
ajya gushaka inzego, ashaka ibiziriko. Nyuma ya jenoside nta bantu bari kubaka, arabibura. Ariko bahagaze bateranye bose bareba kugira ngo Imana imenyekane, ibendera ryayo rizamurwe. Numva ijwi rinyongore, naho nari ndi mu mwobo ryanye nataye ubwenge. Kanyangore ngo humura, humura n'abacukuye uyu mwobo bavagamo. Haleluya. Ntabwo twapigire cyacu cyo gupfa kitaragera. Yesu mwana w'Imana. Ntabwo no muri tushe bagapfa. Iryo ryonyine Mwuka Wera atabara. Ubwenge buhita bugaruka ku mwanya wabo. Ndahaguruka ndihungura, zunguruka nshaka aho abacukuye banyuze, bazamuka bagiye kubona abayobozi. Haleluya. Yesu nashimye. Yo, haleluya. Ejo bundi muri mirongo Imana igukunda kwa yarantangaje, kuko Imana yasezeranije kuzatura i Kigali. Nibaza ko nzahatura, ko nagira amafaranga nzabigenza neza, nzagura ikibanza guta i Kigali, njya kwiyubakira ku Kibuye. Ndimo nubaka nyigejeje hagati kuri Rento, naraye ntwara amatafari, nabuze amafaranga yo kuyatwaza. Nega amahano ndananirwa, Imana iranterura mu mwuka. Intambagiza Kigali iranyereka, Veremondre para. ndayireba. Ariko Yesu Irambwira ngo wikwirirwa wirusha, hariya niho uzatura. Ariko ntumeze uko bizagenda. Yabimbwiye muri 84, muri 90, muri 85. Imana ikoresha umuntu no kubaho byari bigoye. Njya gusura nsaba Gasani, ari mu rukundo rwiza rwa mbere, abari mu ikibanza gusa Kigali. saba Gasani. Yesu nashimye. Haleluya. Imana yanjye duhurira no mu makuba, turahura no mu byiza tugahura, ariko hagati y'ibyiza turi mu bihe bisanzwe hari igihe utanambona nagaragara, ariko iyo bibaye irahaguruka. Narayibonye muri 93 ihaguruka iza kunshingira. Narayibonye muri 94 ntabara. Nageze aho mbona uruturungo se nifuza gupfa, ndabisaba. Imana irambwira ngo ijwi rirampamagara, irambwira ngo ntabwo upfa, ngo uzakora mu gihe gikomeye. Nyamara turi mu gihe gikomeye, ntabwo abantu barabona bisanzwe. Igihe turimo kirakomeye, utacyitondeye ibyo wubatse byose wabisenya. Komeza rero, komeza ikamba ryawe, komeza icyo ufite, atagira ugutwara ikamba ryawe. Yesu nashimye. Haleluya. Imana iraturinda. Iyo nibutse ingendo yangendesheje amasaha 8 n'amaguru, nibuka ibiraro nambutse, nibuka ibyo byose, nibuka umunsi umwe inkuru i Kigali n'igare, twabuze amatike yo kujya idutumye kubyutsa umuntu mu Mutara muri 87, tugatira igare hariya ku Muhima, akaba ari byo tugendaho, tukajya kubyutsa umuntu i Bukombe. Ntabwo ibyo bibera imihunda, ntabwo nabirengaho ngo sinasubira inyuma. Ndabyibuka nkongera ngasubizwa mu imbaraga. Kandi nta muyobozi wabimenya, nta n'umwe, ariko nibutse ko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Dufite Imana idakiranirwa, nta mwijima uri imbere yawe. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Saba gusabana
Mose kugira ngo arokore Abisirayeli abakure mu Egiputa, abakure muri ubwo buretwa, yabanje kugenda dogiteri ufite amadogitora menshi, agenda ahunze Farawo. Imana iteza ikibazo kugira ngo igisubizo kiboneke. Agenda ahunze Farawo, yamenye ko yishe Egiputa, ahungira i Midiyani kwa Yetiro. Nta n'akandi akazi yamuhaye, utekereza kureba dogiteri ukamuha akazi ko kuragira intama. Aziragira umwaka umwe se, imyaka 40. Abona ko igihe cye kirangiye, niba hari n'ibyo Imana yiteguye kumukoresha itakibimukoresheje. Asenga isengesho muri Zaburi ya 90, aravuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni 70, twagira intege nyinshi ikaba 80. Undi umuntu akaba yagize gute? Akaba aragurutse. Ibyo byiraka byo myaka yose ni ibiruho n'imibabaro. Imana ku mwaka wa 80 agize 80, umwaka we imukuyemo ibyo upagane byose byo yanduriye kwa Farawo byose. Umwaka wose ku bituti irangije iramwiyereka mu butayu. Iramubwira ngo ndashaka kujya kumunyeriza kungurira abantu bajye mu bureto. Yesu nashimye. Amen. Ibyo yibwiraga ko imyaka irangiye, Imana yongera kumuha imyaka 40 yo kuyobora Abisirayeli. Abayobora mu rukundo, abayobora mu mpuhwe no mu mbabazi. Abakuzaho imbaraga zikomeye. Yesu nashimye. Amen. Ibyo niko n'umwami wacu byamugendekeye kuva ahantu heza akaza mu isi, akangwa n'abantu. Hari umunsi umwe aba yakirije, aba yazuriye abapfuye, aba yakirije abarwayi, aba yirukanye abadayimoni, bagibagiwe byose, baramubamba, baramutuka, bamuzunguriza umutwe, bamufata nk'umugome, ariko kugira ngo azacungure. Yesu nashimye. Adukure mu makuba twarimo y'urupfu rw'iteka, azamure n'abera bakuri kuzimu. Ko Dawidi yahoraga avuga ngo umwami wanjye ntazandekera ikuzimu. Yesu nashimye. Turekera gusenga. Ndagira ngo ntangira ngo korari muririmba neza, ariko mujye mwongera mwisubiremo, murebe ko ibyo muririmba mubishyira mu bikorwa. Umusanga mutabishyira mu bikorwa, musanga hari inshuti mwatandukanye, nimusanga hari abavandimwe mutagiriye neza, mutarukoye, mutakuye mu makuba, niwisura mugasanga hari uwo wateje ikibazo, wigaye kubwe ko umenye ko wavuye mu mugambi w'Imana. Natwe abavuga butumwa nuko, natwe abayobozi nuko kwigaya itura ibyo turiho, kuko iminsi mikeya ibi tuzabitangira raporo. Turenda gutanga raporo y'indirimbo twaririmbye, turenda gutanga raporo y'uburyo twayoboye, turenda gutanga raporo y'ibyo twabwirije. Niba twaravuze ibintu tubishyire mu bikorwa, turabahanuzi b'ibinyoma. Nimureke dushyire ibintu mu bikorwa. Turenda gutanga raporo mu gicu, hariya mu bicu. Yesu nashimye. Amen. Mana ndenda kuvuga. Maze iminsi muri iki gitabo cya Daniyeli nsanga tugeze ku bwami bwa 5. Mu byo Imana yerekanye hasigaye kimwe, itorero rigakurwa mu isi, ubwami bwa 6 bukabona kwiba. Yesu akiri mu bwami bwe bw'imyaka 1000. Yesu nashimye. Ubu turi ku bwami bw'ibirenge ibice by'ibyuma n'ibumba, bishakashaka uko byakwivanga ntibikunde, kuko Imana itabeshya yabivuze ko bitazakunda, ariko abahanga n'ubwenge n'ubucakura barabishakisha imbaraga, ariko ntibikunde. Ariko nimuhumure, mutabazi wacu arahari. Ndumurira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye nta handi keretse ku Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya, haleluya. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka ni ubuhungiro bwanjye n'imbaraga zanjye, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma ntazatinya nubwo isi yahinduka.
nubwo amazi misozi yawe yakurwa hayo amazi akibirura. Haleluya. Niba kubereye umutabazi, niba kubereye ubuhungira, akakubera ubwico, witi nubwo isi yahinduka ntacyo uzaba, ariko birasaba ngo wisubiremo umenye kugiye gutanga raporo y'ibyo wakoze. Ntabwo kenshi Yesu yavuze ijambo rikomeye, ajya kujya kuva mu isi yaravuze ngo ndabaha itegeko rishya, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane, mukundane nk'uko nabakunze. Arangije aravuga ngo nimukundana gusa, si byinshi basa, nimukundana gusa abantu bose bazamenya ko muri abigishwa ba Yesu. Yohana arangije arabyandika aravuga ngo umuntu wese uvuga ko akunda Imana ntakunde mwene se ni umunyabinyoma. Ntushobora gukunda Imana utarabona igihe udakunda mwene so wabonye. Ibihamya bituri iruhande, umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Reba, ntuzagire ushyira mu makuba, ahubwo uzajya uyabakuramo. Amen. Turambura ikiganza tukiginga Imana. Urashaka wewe wisubiyemo usanze si byo uririmba byose ubishyira mu bikorwa, cyangwa uririmba ukinezeza gusa ukicara bikarangirira. N'ababyumvise barabyumva bakanezezwa n'indirimbo gusa, ntibashyire mu bikorwa amagambo meza mwaturirimbye mwahimbishijwe n'Umwuka we. Ese wowe muturanye, ndagira ngo mubwire uyu munsi niba ushaka gukizwa, yewe umunsi nihanye twapfukanye, ndapfukamana n'urundi rubyiruko rwinshi, tumaze gupfukama baradusengera, urubyiruko nari kumwe narwo bahaguruka bigendera, sigara mfukama bakaza bakanyongorera, erega abandi bahagurutse bakagira ngo sinabimenye kuko ntareba, ariko ndababwira ngo nabimenye, ndashaka ko kwatura gipfukamye hano, kwatura gipfukamye hano. Baranyemerera natura, ndagite so ibintu byose byari mu mutima wanjye, mpaguruka mpawe amahoro, mpaguruka nsindishijwe. Aya mahoro nahawe nta kirayanyaka, baranuka ntabwo byayanyaka, ndasonza ibyayanyaka, nubwo nakena n'abanyabisindu mu gikoma kiri mu munyu, ntabwo byanyatse amahoro yanjye, nahoraga ndirimba neza. Nakubitiwe mu masaro menshi, Umwuka wera akantabara. Aho baheruka kumubitira muri 86 bamubitse, umuntu baramubwira ngo uriya ni pastor, ati pastor uziye mu rugo n'ukuntu nanga Imana ndamwica. Araza afata imbaga akubita urutugu rw'iburyo mu nyama y'urutugu, akubita n'urw'ibumoso, atangira guhondagura mu bitugu. Umwuka wera aho kumufata ngo amuwinyize azana ibitwenge, ndaseka arahagarara ntiyongera gukubita. Ndahaguruka ndavuga nawe muzehe Yesu bakira imbaraga yari afite n'ubukana birashira, dufatana mu kiganza turasohokana, njya guhumuriza abana, muhumure basha ntacyo mbaye. Rero uba mu idini, ni umukristo uri mu idini gusa, ariko ugasa n'abandi, izina n'idini ntacyo bizakuba, mu ijuru nta dini rizabayo, hazaba ari umukristo wakijijwe. Wino tugusengera Imana. Urahari ushaka kwakira Yesu ngo tugusengere? Urashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza? We kuba ku izina gusa n'idini, Imana iguhindurira amateka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, we kuzahanagurwa mu kundi, ujye ukomeza urinde. Ese wakoze bibi byatuma uhanagurwamo? Nyabuneka ndabinginze, nubwo duhaguritse twese duhamaraze, rambura ikiganza umugabo wo guhamya, bwira Imana ndaje ongera umubare, ndaje ongera ugeze. Hano Yesu ari muri iri teraniro, ntabwo nahagarara, ntabwo twamutarambiriye Imana Yesu atari muri iri teraniro. Arahari ngo akwezi,
arahanirwa gukureho umugayo, arahanirwa gukureho imivumo yose izanwa n'ibyaha wakoze, akuzanira imigisha izanwa no kwizera. Rambura ikiganza tugusengera Imana. Urabizi uzaba wahemukiye, ntiwabasabye imbabazi, uzaba waguhemukiye ubitse mu mutima aho kubikamo umwuka wera n'umusaraba wa Kristo n'ijambo ry'Imana, ubitsemo abantu utekereza ku manywa na nijoro. Abo ntabwo wabazamukana impande uvuze rwose, ntabwo wabazamukana ndakurahiye. Agasuzuguro, gutesha abantu agaciro, nyamuneka nimureke duce bugufi. Imana twese urahari se ngo tugusengere. Reka sabe umuyobozi w'umudugudu muhinzi aze dusengane, asengera abantu. Ndashaka kurambura ikiganza nanjye ndakubwira ukuri, sifite umwanya ariko nzagaruka mbaho ubuhamya nanjye ibyo nagiye nyuramo kandi ntareba. Wowe ureba umufitiye imbabazi nyinshi, ureba byinshi, abo ugaya, abo useka, abo unegura, abo utesha agaciro, kandi witwa umukristo. Ariko uba ari twebwe, ari jyewe uyu munsi napfukamira Imana nkayibwira ngo rero nagize urugendo rushya, nkomeze urugendo neza, nubaha abantu bose, mbaha agaciro kawe, ntekereza n'inshuti zanjye, ntekereza njye kuzigarura, twatanijwe n'ubusa. Reka tubasengere Imana, iminota yanjye yagiye. Saa sita n'iminota 6, reka twinginge Imana. Ariko ndabasabye ndabinginze, aya ni amagambo umwuka wera yampaye, numvaga twapfukama, umuntu wese agapfukama aho ageze, aho uri apfukama, tugusengere Imana. Amen. Mu gihe abantu bapfukama, ariko hari abo yasabye bakeneye kwakira umwami Yesu, bakira agakiza batambuke. Mu gihe abandi bapfukamye, ukeneye kwakira agakiza w'abatambuka agiye kubasengera. Haze hano imbere ukeneye kwakira agakiza. Amen. Tambuka n'undi wese ukeneye kwakira agakiza, waguye akabivamo nawe natambuke. Tubonye umuntu umwe, tubonye umuntu umwe uje hano, ariko wose turavuze umuntu, ariko niba nawe uhari wigira isoni, urabizi ibyo waguyemo, waraguye rwose urabizi, wese uri inyuma urabizi, ntabwo urakira Yesu urabizi. Iby'idini nturyirate, izina ryiza watoranyije nturyirate, irate kuzima, irate kuba babari. Reka dusenge, tugiye gusengera uyipfukamye, tumwaturireho imigisha, imivumo yose yazanywe n'ibyaha imuvemo. Hari imivumo izanwa n'ibyaha, ariko turamusabira imigisha izanwa no kwizera. Turasabira n'abandi bene data, biratugoye ibyo duhura nabyo, ariko humura, ganira na Yesu arakumva, mubwire byose, ntugire icyo umuhisha, arakubabarira, urahaguruka kwejeje. Mana data wa twese, Imana ishobora byose, Mana y'ubuntu bwinshi n'imbabazi, dupfukamye imbere yawe, turakunamiye kugira ngo imbabazi zawe twatakaje, urukundo twatakaje, ubumwe twatakaje, ijambo ryawe tutashyize mu bikorwa, uburyo tutarenga abantu ngo tubahe agaciro kabakwiriye, uburyo twasuzuguranye, uburyo twanganye bidakwiriye, uburyo twapfumye kandi dukwiye gusaba umugisha. Babarira abantu bawe, bakureho umusenyi, bakureho intege nke, bohanaguruse ijambo ryawe ribeze, bagume muri wowe, nawe ugume muri bo. Kandi umugabo ubwo upfukamiye bwa mbere umukureho umugayo, mwandikure mu gitabo cyo kurimbuka, mwandike mu gitabo cy'ubugingo, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Satana mubure, isi mubure, ahubwo mwami yandikwe mu ijuru.
imbaraga z'umwuka wera zigusure, imbaraga z'umwuka wera zikamura umutima we, imbaraga z'umwuka wera zimubashishe, kandi amaraso ya Yesu amwuhagire, amukureho imivumo yose, amuzanire imigisha izanwa no kwizera. Amahoro yawe nabe mu mutima we, nubarebe neza, nubarebana imbabazi, nubaha amahoro, nubabere igisubizo cy'ibibazo byabo, nubabere intwari mu ntambara zabo. Urakoze kudahinduka. Aba bose mwami tukubugirije impundu,